maze amasengesho yabo akatubera ikiramiro. Ubwo dufite rero abahamya benshi badukomeza, bidufashe guhangara ubutagerura urugamba twahamagariwe, turubemo intaganzwa nkabo. Nuko tuzagororerwe hamwe nabo ikamba ry'ikuzo rihoraho iteka, kubwa Kristu umwami wacu. Nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika n'urugaga rw'abatagatifu, tugahanikira icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe, tuvuga udahwema tuti: Nyir'ubutagatifu Nyagasani, baba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero mubyeyi wacu, turagusaba gusakaza roho wawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuze, kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristu umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati, arashimira, arawumanyura, nuko awuhereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Onda Papa wacu Francisco, umwepiskopi wacu Presidence n'ibye n'abatorewe muri Martari bose. Nyagasani wibuke kandi aba bana bacu binjiye none mu muryango wawe babikesha abatisimu bahawe, wemere ko amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Nyagasani wibuke kandi abo wahaye kuvuka, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yezu Kristo.
Nyagasani Mana yacu, twe tumaze guhazwa n'umubiri n'amaraso bya Yezu umwana wawe, turagusaba ngo ubwo tumaze guhimbaza ibyiza bitangaje wagiriye kiliziya, ubinyujije kuri mutagatifu Marisoline Champagnat, dukomezwe n'imbaraga tuvoma mu Karisitiya duhawe, mu murimo wo kwamamaza ivanjiri ntagatifu. Nawe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo.